wese asabwa gusenga amasengesho, asabwa gusenga amasengesho. Icyiciro cyose waba urimo usabwa gusenga kugira ngo Imana ibane nawe, usabwa gusenga waba uri mu kazi, waba aho ugenda, icyo ukora, icyo uvuga, usabwa gusenga kugira ngo Imana ibane nawe, kugira ngo Imana igeza gukiranuka, kugira ngo Imana yubahirize isengesho ryawe, Imana igendane nawe mu migambi yawe, mu mihigo yawe, mu byo uvuga, mu byo utekereza. Kiranuka, kiranuka ku gato no ku kanini. Wirinde ruswa ndetse n'igisa nacyo, kuko Imana igiye kugarukira n'abantu barya amaruswa mu kazi bakora ndetse n'ibyo birirwamo. Imana igiye guhangana n'abantu bajya amaruswa, igiye guhangana n'abantu bajya amaruswa badakurikira umugambi w'Imana nk'uko Imana ibishaka. Imana igiye kugaruka abo bantu ibarebe, kandi irimanuke. Abantu benshi cyangwa se abahanuzi benshi bagiye batambuka bababwira ngo Imana iraje, Imana iraje, ngo ize guhana, ngo ize guhemba. Abantu benshi bakabifata nk'ibiraho. Ariko ubu ngubu hari abantu Imana ije guhemba, yarangiza ikabakubita ikintu kimeze nk'ikinyafu. Bari barazamutse bari hejuru, ikabakubita uruntu rumeze nk'urunyafu. Abari bafite amamodoka bagatwara amagare, kandi dore bigiye gutangira, ndimo ndabibona. Abantu benshi bari bafite inda zino nda nyine babyitwa ngo agasozi ndatwa. Abenshi bagiye kunanuka basubire kuri tayi. Bitewe n'iki? Yuko imigisha bari bicayemo bayigayishije Imana ndetse banayisuzuguje Imana. Ntago bigeze baha agaciro iby'Imana yakoze, ntago babihaye agaciro, ntago bahaye Imana agaciro ibyo yabakoreye ku buzima bwabo. Igiye guhera ahantu hejuru hakomakomeye bose bamanure. Ngira ngo abantu badukurikiye, ngira ngo nikora idomora. Iyi domora nuko wenda bitakunze mbanayizi. Ubundi domora ikikora iravoma. Yego, idomora ikikora iravoma. Ndasobanurira uburyo abantu bagomba kuvoma. Ngira ngo mwayibonye, ibindi byose ndabibabwiraho. Ngira ngo abantu murimo murareba, iyi ni domora nikoreye, ariko umusibo ejo maje gusenga, ndahantu nihereye n'Imana, nabonye Imana imbwira ngo mbwira abantu ngo basenge cyane. Ngira ngo mu buryo bw'inzozi cyangwa se mu buryo bw'ubuhanuzi, yego, mu buryo bw'ubuhanuzi, idomora, nubona ufite idomora kenshi na kenshi ugiye kuvoma, bizavuga yuko urimo gushaka ibihe byo gusenga. Yego, nongere mbwira abantu ngo nabonye abantu, cyangwa se ngo mbwira abantu yuko bagomba kuvoma, bakavoma, kandi rwose bakavoma amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. Kuko hagiye kuza igihe cyo kugotwa, igihe cyo kugotwa umuntu utarasenze, umuntu utaravomye azahura n'ikibazo gikomeye. Bivuze ngo umuntu utarasenze muri bino bihe turimo, abantu biraye bazahura n'akaga ndetse bakabura n'ibibazo bibatunguye kandi bikomeye cyane.
ni ukuvuga ngo ndabwira buri munyarwanda wese, buri munyarwanda wese uzi ururimi rw'ikinyarwanda, yego, waba uri mbese igihugu cyose waba uherereyemo cyose, biragusaba gusenga. Ariko kandi nuzi ururimi rw'icyongereza abibwire n'abandi, kuko impamvu mu byo nabonye harimo n'ibindi bihugu bigiye guhura n'ingaruka cyangwa se bizahura n'ibigeragezo bigiye gutera isi, natwe u Rwanda bikaba byatugeraho. Ati ni ibihe? Wambaza ngo ni ibihe? Ni ukuvuga ngo nabonye Satani ateje akaga gakomeye k'impanuka zidasanzwe. Twebwe twari turi kuvuga ngo ni ibiraho, ngo ni ibisanzwe. Impanuka zidasanzwe, aho twari dusigaye tubura abantu, tukababura bitewe n'uburwayi cyangwa se tukababura bitewe n'izindi wenda n'izindi mpagarara zihari zabaye, uri kumva, cyangwa se umuntu yarwaye, kumva umuntu yashaje, kumva umuntu yapfuye. Ubu noneho Satani agiye kuduteza impanuka zidasanzwe tutigeze tubona. Imana iturengere. Aho umuntu azaza ahaguruka mu rugo, aho umuntu azaza ahaguruka mu rugo, buri muntu wese biramusaba kwiragiza Imana, biramusaba gusenga. Kuko mu byo nabonye, ndimo kubwira ngo abantu basenge, mu byo nabonye harimo gusengera ikibazo cy'impanuka. Hari impanuka zirimo kuba, abantu benshi bakabibona yuko ari ibintu bisanzwe, ariko izi mpanuka zirimo kuba ntabwo ari ibintu bisanzwe, ahubwo ni umugambi w'abadayimoni ndetse na Satani wapanzwe kugira ngo utumareho abantu, utumareho inshuti, utumareho abavandimwe, mbese utumareho mbese abantu bacu bashire. Kuko ubu ngubu ngira ngo abantu benshi barimo barabibona, ari hano mu gihugu cy'u Rwanda ariho birimo kuba cyane. Noneho ubu ngubu bigiye kwadukira no mu bihugu by'ibituranyi ndetse no hanze hajya ngo ni mu badiyasipora, ni mu banyamerika. Hajya ubwo abadiyasipora ni abaki? Abanyarwanda cyangwa abarundi cyangwa n'abandi nyine bagiye mu bindi bihugu, nibo baba baragiye mu bihugu byo hanze. Ubwo niko twabivuga. Ni ukuvuga ngo no mu bihugu biri hanze hagiye kuba ikintu cy'impanuka zidasanzwe, aho ugiye kumva ukajya wumva indege ngo yahagurutse, ariko yahaguruka ikagwa itari yagera aho igiye. Aho ugiye kumva ngo bisi zitwara abantu mu bihugu byo hanze, aho uzaza wumva ngo bisi zahagurutse ariko ntizigeze y'abantu, zigakorera impanuka mu nzira. Ibyo ni ibintu bigiye kuba bitarengeje mu kwezi kwa gatandatu. Ni ibintu bigiye kuba bitarengeje mu kwezi kwa gatandatu. Ariko Imana irema irambwira ngo nihazamo gusenga, gutaka kw'abantu batuye isi, gutaka kw'abantu batuye u Rwanda, gutaka kw'abantu batuye ahantu henshi hatandukanye, Imana izabikuraho. Imana izagira gute? Izabikuraho. Hari ikindi kije kigiye gutungura abantu. Ati ni iki? Hari ikindi kigiye kuza gutungura abantu. Hagiye kuza inzara iteye ubwoba.
hagiye kuza inzara kandi iteye ubwoba, kandi iyi nzara yo nta nubwo bitinze. Turi mu kwezi kwa kangahe? Turi mu kwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa gatanu uzongera umpamagare, uzambwira ati bya bindi ati bya bindi ko bitabaye mu kwezi kwa gatanu. Ariko nihabaho gusenga, abantu bagahuza imitima, Imana izagira uko ibigenza. Ariko ntihazabura akantu kabigaragaza yuko inzara yari yaje. Ubwo nari ngiye kuvuga ngo ntago hazabura ikimenyetso. Ikimenyetso cyo kizaba, ikimenyetso cyo kizagaragara kuko byabaye. Ariko abantu basenge. Ikindi kintu nabonye, abantu bagomba gusengera kandi bakacyitaho. Abantu musengere abana b'abanyeshuri bagiye gutaha bava mu bigo by'amashuri, kuko nabonye Satani bateza impanuka zidasanzwe, impanuka zidasanzwe pe, ku mamoto, mu mamodoka, abana b'abanyeshuri. Abantu babasengere kuko ni ibintu bigiye kuba hirya no hino hatandukanye. Ariko Imana irambwira ngo abantu nibongera bagahuza umutima bagasenga, Imana iraza kugira ikintu ikora, Imana irigarura. Ariko ibimenyetso ntago bizagira gute, ntago bizabura. Impanuka ishobora kuba ariko ntihagire umuntu uyigenderamo, ariko yabaye. Icyo aricyo kimenyetso cy'abantu basenze. Ariko hagaragarimo gusenga cyane, hagaragarimo no guhamagara Imana, hagaragarimo no kwinginga Imana. Kuko mu kwinginga Imana kw'abantu, Imana izakora imirimo n'ibitangaza idasanzwe. Uranyumva neza? Wowe kudukurikiye mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi, ndagira nkubwire ngo isengesho ryawe rirakenewe kugira ngo abana b'Abanyarwanda barengerwe. Isengesho ryawe rirakeneye kugira ngo abantu batega amamoto buri munsi kugira ngo barengerwe. Nawe ubwawe wirengera ubwawe, nanjye ubwanjye nirengera ubwanjye. Nanjye ndasabwa gusenga kuko ntuye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda ntaho nyicikiye, igihugu cy'u Rwanda nkirimo. Gira ngo ndababwira ngo abantu muvoma amazi mwikorere, muvoma amazi mugire gute, mwikorere. Aho ugiye mu kazi kawe ube wavomye amazi mu buryo bw'umwuka, wikorere. Aho uri muri ofisi yawe ube wavomye amazi mu buryo bw'umwuka, uyikoreye. Ube wavomye amazi mu buryo bw'umwuka uri kuri moto ugenda, uyikoreye. Ube wavomye amazi mu buryo bw'umwuka uri muri ofisi yawe, uri umudepite, uri umuminisitiri, utarebye iraka wambaye, upfa kuba wavomye amazi mu buryo bw'umwuka uyikoreye, ntacyo witayeho. Upfa kuba wavomye amazi mu buryo bw'umwuka. Imana igomba kubana nawe. Imana ntabwo izigera wita ngo urakomeye cyangwa se ngo uroroheje. Icyambere cy'ugomba gupfuka mu gaca bugufi uvoma amazi mu buryo bw'umwuka. Imana ikagushyigikira mu byo ukora, Imana ikagushyigikira mu mibereho yawe, Imana ikagushyigikira aho ugenda, Imana ikagushyigikira mu muhanda ugenda, kuko Satani agiye guteza intambara n'ibibazo bikomeye bidasanzwe. Intambara z'ibibazo, intambara z'ubushomeri, intambara z'amadeni. Hari ikindi kintu nabonye, abantu benshi bari bafite amakredi, bari bafite amakredi muri banki.
basenge cyane kuko bashobora guterezwa cyamunara ari benshi. uranyumvira cyane ntabwo ubyumvishe? turakumva. nibadasenga ngo bikorera amazi mu buryo bw'umwuka, ubwo ni amasengesho rata. yego, amasengesho niyo mazi mu bidomora ngo bavome, baraterezwa za cyamunara mu buryo butumwa cyangwa se ibintu byabo bafashe, cyangwa se ubucuruzi bwabo, cyangwa se amabizinesi yabo arahomba. basenge. uko nikoreye iyi domora, aba ariko bikorera n'amasengesho aho bagenda ndetse n'aho bavuga. ikindi kintu, abantu bezwe cyane kandi bakiranuke. abantu bagire gute? bezwe cyane kandi bakiranuke, kuko isengesho rigendana no gukiranuka. waba uri muri bizinesi yawe, kiranuka. waba uri mu kazi ukora, kiranuka. mu byo uvuga, kiranuka. aho utambuka mu muhanda, kiranuka. waba uri mu buyobozi uyobora, kiranuka. ibintu byose ukora, kiranuka. mu byo ukora byose gerageza gukiranuka, kugira ngo Imana yubahirize isengesho ryawe, Imana igendane nawe mu migambi yawe, mu mihigo yawe, mu byo uvuga, mu byo utekereza, kiranuka. kiranuka ku gato no ku kanini. wirinde ruswa ndetse n'igisa nacyo, kuko Imana igiye kugarukira n'abantu barya amaruswa mu kazi bakora ndetse n'ibyo birirwamo. Imana igiye guhangana n'abantu bajya amaruswa. igiye guhangana n'abantu bajya amaruswa, badakurikira umugambi w'Imana nk'uko Imana ibishaka. Imana igiye kugaruka abo bantu ibarebe, kandi irimanukira. abantu benshi cyangwa se abahanuzi benshi bagiye batambuka bababwira ngo Imana iraje, ngo ize guhana, ngo ize guhemba. abantu benshi bakabifata nk'ibiraho. ariko ubu ngubu hari abantu Imana ije guhemba, yarangiza ikabakubita ikintu kimeze nk'ikinyafu. bari barazamutse bari hejuru, ikabakubita uruntu rumeze nk'urunyafu. abari bafite amamodoka bagatwara amagare, kandi dore bigiye gutangira. ndimo ndabibona. abantu benshi bari bafite inda zino nda nyine babyitwa ngo agasozi ndatwa. abenshi bagiye kunanuka basubire kuri tayo. bitewe n'iki? yuko imigisha bari bicayemo bayigayishije Imana ndetse banayisuzuguje Imana. ntago bigeze baha agaciro iby'Imana yakoze, ntago babihaye agaciro. ntago bahaye Imana agaciro ibyo yabakoreye ku buzima bwabo. igiye guhera ahantu hejuru hakomakomeye bose bamanure, kuko ntago bigeze bayiha agaciro, kandi Imana ariyo yabikoze. Imana yabahaye ubutunzi, ibaha gutunga, ibaha gutunganirwa, ariko bazi neza yuko aribo babyishakiye. ariko abo ngabo Imana iraje igize gute? bose iraje bamananure. Imana iraza igire gute? ibahereho. ariko rero hari n'ikindi kintu nanone nabonye. wabyumvishe? hari abashumba cyangwa se abapasiteri. wabyumvishe? abashumba, abapasiteri bari bameze nka Dawidi. bari hirya iyo ngiyo mu ishyamba, mu butayu. Imana ngo igiye kwibuka, igiye kubashyira ku ibere.
ngo igiye kubonsa. iyo nkuru ni nziza rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yibutsa abashumba. Hari abashumba ngo bari ku ibere, nako abashumba bari higiye mu ishyamba, bari bameze nka Dawidi. Imana igiye gushyira ku ibere ikabamenyekanisha kubw'amasengesho basenze, kubw'ikidomora cy'amasengesho bikoreye. Bagiye basenga, bagasengera mu butayu, bagasengera izabonwa, baratagangaye pe. Ariko ngo hari abashumba cyangwa se abapasiteri Imana igiye kwibuka, nubwo harimo abagiye gukubitwa, ariko abagiye gukubitwa ngo ni abataragendeye Imana neza. Abantu bataragendeye Imana iki neza. Ariko ngo harimo n'abarenganye bakarengane, abo ngabo Imana igiye nabo kuburira indi dosiye mu bundi buryo. Ubu tuvugana hari umupasiteri cyangwa se abapasiteri babiri bari kwibaza uko biragenda cyangwa se uko bizagenda, uko bizagira gute bizagenda. Cyatse narabavuga n'amazina ariko ntago mbavuze, gusa Imana nawe igiye kubibuka muri abo ngabo. Uzi Imana impamvu Imana igiye kubibuka? Bari mu birukanwe badafite ibyangombwa, ndetse nta n'ibyangombwa bafite, ndetse nta n'amashuri bize. Ariko Imana igiye kumarihira amashuri mu buryo bwihuse cyane, kugira ngo muri kino gihe cyo kwimika abapasiteri cyangwa se cyo gushyiraho abayobozi, ibyo byose bizaba byararangiye, nabo bazakira amashimwe nk'abandi. Imana igiye kwibuka iki? Igiye kwibuka abapasiteri bari barahejejwe hasi yo ngiye inyuma, nk'uko Dawidi yari yarahejejwe hasi yo, ko Imana igiye kwibuka. Mwongera nkabwira abantu, nkababwira dore iki ni ikivomesho, muvome kuko igihe cyo kugotwa kiraje. Ikindi kintu, abantu musome Bibiliya cyane, muyiboroke mu mutwe. Abantu bagire gute? Basome Bibiliya cyane, bayiboroke mu mutwe, kuko igihe kigiye kuza Bibiliya zigiye guhindurirwa, baze bahinduramo imirongo yari irimo, bayibusanye bashyiremo ibijyanye n'amarari yabo. Babyumvishe? Ibijyanye n'amarari y'isi aba ari byo bashyiramo. Bivuze ngo umuntu uzamira Bibiliya ikajya muri we azaza ashakishwa, cyangwa se ngende cyangwa umukozi w'Imana nzi neza yuko yamize Bibiliya, cyangwa se n'urugero nzi neza yuko namize Bibiliya, ariko mubabarire cyane ntago nari namira Bibiliya. Iyi Bibiliya sinari nayimira, nzima akantu gace. Umuntu uzakubwira ngo yamize Bibiliya azaba akubeshye. Gusa nyine mu byo ukora byose gerageza mu byibura ugerageza ibintu wamenya, kuko mu gihe Bibiliya yaciwe cyangwa se mu gihe Bibiliya bahindiyemo ibyabo, uzabe ufitemo ibyo wabitse muri wowe cyane. Ndumva iby'Imana yambwiye ari ibyo, ariko oya, ubundi buhanuzi nzababwira ubutaha. Urakoze cyane, reka tugushimire. Twebwe iyi Imana ivuze
ntabwo twemerewe kugira icyo tuvugaho cyangwa se dusesenguraho, ahubwo icyo tugusaba ni kimwe, kubera ko uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana, uri umunyamasengesho. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone, wakwifuza gusengana nawe, wakwifuza ibindi bisobanuro abe yakubona mu buryo bworoheje. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana igira neza, ushobora byose. Ntawe akwisunze cyangwa se ngo akubahe ngo abure amahoro. Aka kanya ndasengera buri umwe wese udukurikiye mu bice byose bigiye bitandukanye, kugira ngo umuhe amahoro ndetse n'umugisha n'umunezero. Imbaraga zawe ndetse no gukomera kwawe bikomeze kubaho, kandi izina ryawe rikomeze ryamamare mu byo bakora byose, kandi imirimo y'amaboko yabo uyihe umugisha, kuko uri Imana igira neza. Urakoze, urakarama byiringiro byanjye, ni mu izina rya Yesu, amen. Ngira ngo nimero yanjye ni 0788 59 84 26, ni 0788 59 84 26. Gusa ndimo nsoza, numvishe umwuka w'Imana nyongorera akantu, kandi reka nkakore. Buri muntu wese asabwa gusenga amasengesho, icyiciro cyose waba urimo usabwa gusenga kugira ngo Imana ibane nawe. Usabwa gusenga waba uri mu kazi, waba aho ugenda, icyo ukora, icyo uvuga, usabwa gusenga kugira ngo Imana ibane nawe, kugira ngo Imana ibane nawe mu gihe kigiye kuza cyo kugotwa. Impamvu Imana imbwiye ngo nkomange kano kantu, ngo nakugukangura abantu bave mu byo barimo, basenge. Urakoze cyane.